isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Twongeye kubasonshiti bakunzi ba Viva Rayon Sport aho muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza, intangiriro z'icyumweru zikomeza kugenda ziba nziza. Ubwo iyo mvuze abakunzi ba Viva Rayon Sport bavuze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ariko mwakoze kukazogera mukibuka kureba hejuru rwose, cyase abakoze subscribe mukibuka kureba hejuru ahantu hari akazogera mugakandaho kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu mu bambere. Ubaye warakoze subscribe ugakora no kukazogera utari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, nakubwira ngo rwose uri kuvumba izo utengewe nta nzoga y'inyamunyu. Umuriro w'ikirenga mu kurengera mu ya Rayon n'u Rwanda. Kuri uyu munsi dufite amakuru menshi atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe yacu ya Rayon Sport. Turaza komeza kugenda tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport iri kwitegura kwakira Etoile de l'Est yo mu Gisaka. Turaza kureba n'andi makuru akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, iby'umwaka mubi wavugwaga muri ikipe ya Rayon Sport hagati ya Rwatubye Abdul n'abandi bakinnyi, ibyo bimeze gute. Ku munsi w'ejo twe twabwiye ko turibuze kuvuga kuri aferi ya Esenu. Uyu Esenu rero turaza kureba ibye amasezerano ye yarangiye muri ku kwezi kwa 10, ariko Esenu aracyari mu ikipe ya Rayon Sport. Ese arongerwa amasezerano cyangwa se araza gusoza ahita akomeza, ibyo bihagaze gute, dore ko ari n'umwe mu bakinnyi batari gukoreshwa muri ikipe ya Rayon Sport. Imana niyo nkuru ibaragiri barinde. Reka mbabwire ngo rero icyo musabwa mwacyumvise no gukora subscribe mugakora no kukazogera, ubundi amakuru kajya kurikirana no kuri Viva Rayon Sport. Umuntu wadukurikiranaga kuri Rayon Yacu TV, reka mubwire ko rwose nashatse yakora subscribe no kubera ko Rayon Yacu TV yaje kugira akabazo kazakemuka mu mezi nk'abiri ari imbere, mukongera mukayikurikirana neza, ariko ntago twigeze twicara ubusa kubera yuko tugomba kubaha amakuru. Rayon Yacu TV nyine kazagaruka nayo yabana kabisa bagezaho amakuru, ariko ntago twigeze turuhuka. Niyo mpamvu haje Viva Rayon Sport kugira tujye tubagezaho amakuru agezwe mu ikipe ya Rayon Sport. Mugana mfura Nuko bisanzwe nge mba ndi Modric. Ushaka kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp ya Rayon Twifuza Fan Club, wanyandikira kuri 0788446591. Rayon Twifuza Fan Club nimwe muri fan club z'ubukombe, aba bafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Ushaka kuba muri fan club rero wanyandikira, ubundi ukaza ugafatanya n'abandi. Aba batanga umusanzu wa make rwose, umusanzu w'igihumbi. Ndamya ko ariyo fan club muri fan club za Rayon Sport itanga umusanzu w'amafaranga makeya, ariko kandi akaba muri fan club itanga amafaranga bwa mbere muri fan base cyase mu ihuriro ry'amafan club hano muri Rayon Sport, kubera ko rwose nimwe muri fan club umusanzu wabo utangira ku gihe, kubera ko urimo abantu navuga ko rwose bari seriye. Iyo bigeze ku ikipe yabo ya Rayon Sport baba bari seriye kabisa, ebana n'ibiganiro uyu buryo babaganira muri groupe ubona ko nyine ari abantu biyubashye. Ubwo reka tubone kwifuriza ubukwe bwiza uwitwa Innocente kabisa, ebana kabisa ukomeze kugenda ugira urugo rwiza. Uwo nguwo akaba ari umwe mu bashinze iyi fan club, n'abandi bagiye batandukanye barimo abitwa ba Dani Mugenzi, uyu akaba ari perezida w'iyi fan club, n'abandi bagiye batandukanye bera muri fan club. Rwose mwese mukomeze kugenda mugubwa neza. Ubwo vice president Muzungu nawe twizere komeze neza. Ari n'izindi groupe nka Viva Rayon Sport, iyi nayo rwose ifite groupe nziza cyane. Ushaka kuyibamo nabwo wanyandikira kuri iyo nimero. N'abandi bagiye batandukanye, ubwo ngubwo hari na Rayon Yacu, abangabo batanga umusanzu wose ufitanga barawakira, ariko kandi nabo bati ebana kabisa abantu bifuza kubana natwe, ariko ebana bafite umumaro ikipe ya Rayon Sport ku buryo tubasha kugurira abakinnyi bacu amazi buri kwezi avuye muri Rayon Yacu, abantu nabo batujoyininga. Mbesura omujema na Kasimu na Tanazi.
Yareka amakuru yacu tuhere muri ekipe ya Rayon Sport iherutse gusezerera umutoza ya Menzel Fan kugeza kuri ubu ngubu rero akaba ari ekipe ya Rayon Sport igomba gutozwa n'umutoza w'umwungiriza cyangwa se umutoza w'umusigire. Ekipe ya Rayon Sport rero ikaba ifite umutoza w'umwungiriza uzafatanya n'uwa physique, akaba ari bagomba gutoza ikipe ya Rayon Sport ku mukino ugomba gusa ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Etoile de l'Est, dore ko kugeza kuri ubu ngubu nyine ikipe ya Rayon Sport idafite umutoza mukuru. Cedric Moses Nzarora Harora Ripe ni umutoza ya Menzel Fan wagiye rwose abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baraserebura bati aho wari utugeze rwose wari utugeze kure. Ni umutoza wagize gutya rwose, benshi bemeza ko yagurishije umukino ekipe ya Rayon Sport yagomba gutsindamo rwose ekipe ya Al Hilal Benghazi, ariko biza kurangira uyu mutoza agurishije umukino ngo bijyanye n'imipangire yo mu kibuga, kandi kuko n'ibintu byakomeza kugenda bigaragarira ijisho. Uyu mutoza rwose ntabwo yigeze atubanira. Ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Marine, uyu mutoza yaje gukozanyaho n'abafana bagiye batandukanye bitwa ba Marayika rwose barahangana biracika. Uyu mutoza aza gufata icyemezo cyo kuba yasezera mu ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport babigizemo uruhare kubera ko bamusabye ko baganira bagatandukana mu mahoro. nawe Kanyamaya Abenshi bati ay'abanyaribiya baguhaye arahagije rwose, igendere. Ya Menzel Fan aza gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu rero ikomeje kugenda yitegura ekipe ya Etoile de l'Est, ariko idafite umutoza mukuru. umufana w'umwaka rwa Rutabura Igikomeza kugenda kivugwa muri ekipe ya Rayon Sport n'umwuka mubi uri hagati y'abakinnyi ndetse na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Rwatubyaye Abdul Kimoto, aho benshi bavuga ko rwose Rwatubyaye Abdul iyo ekipe ya Rayon Sport abasifuzi bari kuyiba, uyu Rwatubyaye Abdul ntacyo ajya abafasha. Nizeyimana Nzakarema Gakumba. Ubundi abenshi murabizi umukino ugiye gutangira, arbitre yegera abakapiteni akabwira ati nta wundi mukino nshaka kuza kuvugana nawe, ngewe ikibazo ni kiza kuba ndashaka kuvugana na kapiteni wenyine. Ati nta wundi mukino nshaka ko aza guterana nanjye amagambo, ariko nyine kuri Rwatubyaye Abdul we ngo aheruka bamubwira ayo magambo. Ndamahanga tuyahige Niko abakinnyi bagenzi be rwose bakomeza kugenda bavuga, barimo bitwa ba Ruvumbu Erzenzinga n'abandi bagiye batandukanye, barimo abitwa ba Yusefu, bavuga ati rwose Rwatubyaye Abdul ati ntago tuvuga ko ari kapiteni mubi, atari ko kapiteni udashobora kuvugira abakinnyi bikageraho umukinnyi ajya kwivuganira bakamuha ikarita y'umutuku. Ati rwose ibi ngibi nabyo bigomba guhinduka. ishaka isaro ry'Inyanza Ya Rwatubyaye Abdul ubundi ubusanzwe ni umukinnyi navuga ko abatuje cyane, aba ari calme cyane mu kibuga rwose, ari umukinnyi utavuga amagambo menshi. Yewe n'inyuma y'ikibuga buriya Rwatubyaye Abdul ni umwe mu bakinnyi batajya bavuga amagambo menshi. Abenshi rero bakavuga ati rwose Rwatubyaye Abdul karakteri zo kuba kapiteni ntago zimukwiriye, ati kubera ko nta kapiteni utuje gutya. Ati kapiteni agomba kuba nyine ari umukinnyi uvugira abakinnyi be, atagomba kuba ari umugabo umeze nka ba Ramosi cyangwa se ba Manditseri, uburyo bakomeza kugenda bitwara. Nawe ngira muramuzi Manditseri ni umwe mu bakinnyi rwose b'abanyamujyi bagiraga amahane ebana kabisa mu kuvugira abakinnyi be. Rero Rwatubyaye Abdul abakinnyi bakavuga ati rwose ntago tuzajya tujya kwirekeramira ngo turye amakarita y'umutuku, uyu Rwatubyaye Abdul ahari kandi ari wahaye inshingano zo kutuyobora. Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi. Bityo rero bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakaba basaba ko rwose ibi bigomba guhinduka, ekipe ya Rayon Sport ikaba yashaka undi kapiteni ubereye ekipe ya Rayon Sport. Gusa ku munsi w'ejo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu yabashe kubasura mu myitozo mu Nzove, ubundi arabaganiriza abasaba ko batuza kandi rwose ko ibi byose bigomba gukemuka ebana kabisa. Ubwo twizere ko nyine uyu mwuka mubi ukomeza kugenda uvugwa hagati y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse na kapiteni wabo, ariko nkabona ko ari umwuka mubi nyine wasizwe utezwe n'umutoza. Ruhagoye mu Ruhango bayiharaza ibihozo ni nyiricyubahiro cyankuriye ingoma. Ubwo byumvikane ko rero abatoza bagiye gusigarana ikipe ya Rayon Sport bafite akazi katoroshye kabisa, ku buryo abana bagomba kugira uburyo bagarura ikipe mu murongo muzima wo gushaka amanota 3, ndetse bakabashaka n'uburyo abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport babasubiza mu mwuka umwe bakongera bagatahiriza umugozi umwe. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yareba uburyo yakomeza kugenda ibona amanota 3, igomba ikomeza kugenda yegera amakipe ayiri imbere, dore ko amakipe yamaze kuyisiga ko n'ikipe ya Rayon Sport imaze kunganya imikino 3 ya
shampiyona kuko n'ikipe ya Rayon Sport yatsinzemo umukino umwe. Byumvikane ko mu manota agera kuri 12 ekipe ya Rayon Sport yabashe gutahuramo amanota agera kuri 6 mu gihe andi 6 ekipe ya Rayon Sport yabashe kuba yayabura. Imana niyo nkuru ibaragira barinde ijambo meya ndaryumva nkumva. Kuri uyu wa gatatu ekipe ya Rayon Sport iraza kuba yongera kumanuka mu kibuga ikina n'ikipe yo mu Gisaka kwa Kimenyi. Ni match itoroshye cyane rero, ni match y'ishyiraniro, ni match ekipe ya Etoile de l'Est y'amaso rwose yakaniye cyane ivuga iti nyuma gukubita ikipe nkazamukura ibitego bigera kuri 3 ku busa twisanze iwayo, ati tugomba no kuza i Kigali ekipe ya Rayon Sport nayo tukayisaka. Ati tugomba kubitira ikipe ya Rayon Sport imbere y'abakunzi bayo. Ni mu gihe ikipe ya Rayon Sport nabo bakaniye cyane bavuga ati kuri inshuro amanota 3 turayashaka. Na ekipe ya Rayon Sport izajya mu kibuga idafite umukinnyi bita Ruvumbu Erten Zinga. Byumvikane ko abakinnyi nk'abandekwe Felix cyangwa se na ba Rashid Karisa utaragaragaye kuri match ya ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Marine agomba kugaragara muri iki kibuga. Ni mu gihe nyine byumvikane ko ekipe ya Etoile de l'Est izaza yakaniye n'ikipe ya Rayon Sport izaza yakaniye. Ni mu gihe bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bikoma umuzamu Hategekimana Boneri bavuga bati rwose nawe n'umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda badutsindisha, aturya akomeza kugenda yitwara mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport, ntago ari umuzamu ukwiye kubanzamo mu ikipe ya Rayon Sport nk'umuzamu. Ati kubera ko rwose imyitwarire muri izamu nayo irakomeza kugenda ikemango. Bakomeza kugenda bunga mu rya Kazungu Claver bakomeje kugenda avuga ati rwose ati ngiye ibyo navuze kuri Rayon Sport muzakomeza kugenda mubibona ko kandi bizataha. Ekipe ya Rayon Sport ni ikipe idafite umuzamu uri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport, ati akaba yaraguze umuzamu byibuze uri ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport. Dogora bega mitara bayobora amajyepfo na polisi. Byumvikane ko n'ikipe ya Rayon Sport igomba kukanira imbere y'abakunzi bayo kugira ngo irebe uburyo yakwegukana aya manota agera kuri 3, ikomeze kugenda byibuza igira amanota 9, ikomeze kugenda isatira amakipe ayiri imbere yamaze kugenda ayisiga. Ni mu gihe andi makipe atandukanye nka za Kiyovu Sport nazo kuri uyu munsi ruraza kuba rwabuze gica kuko iraza kuba yamanutse mu kibuga kuri uyu munsi. Senibiri na Sarita bambutse Kivu Mackenzi na Fuadi bambuka Kanyaru. Uwitwa Musa Esenu Simba uyu akaba ari umwataka w'ikipe ya Rayon Sport, akaba ari umugande usanzwe batakira ekipe ya Rayon Sport, akaba ari umwe mu bakinnyi basoje amasezerano yo muri ekipe ya Rayon Sport umwaka ushize w'imikino. Murabizi ko uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi ekipe ya Rayon Sport igeze ishaka kuba yakongera amasezerano, ahubwo ihitamo kuzana undi mugande mugenzi we Charles Bar kugira ngo barebe uburyo azaza gusimbura uyu mukinnyi. Kuri ubu rero amasezerano y'uyu mukinnyi yararangiye, ariko igikomeza kugenda kibazwa ese uyu mukinnyi Rayon Sport imureke agende cyangwa se Rayon Sport ibe imugumanye. Bakomeza kugenda bibaza se nitumurekura Rudasingwa Prince niwe uzazusimbura Charles Bar. Yewe rukarwa mayeri yerekane mu kibuga. Bityo rero ekipe ya Rayon Sport ikaba iri muri procedure zo kumwongera amasezerano azarangirana n'iyi fazare kugira ngo barebe uburyo uyu mukinnyi akomeza kuba ari muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko amakipe atandukanye nka za Etoile de l'Est, ekipe zitandukanye nka za Muhazi ni zimwe mu makipe zatangiye kugenda zegera Musa Esenu kugira ngo abe yazisinyira amasezerano y'umwaka umwe nkuko yakomeje kugenda we abyitangariza. Bityo ekipe ya Rayon Sport ikavuga iti rwose Musa Esenu dushaka kumugumana kugeza fazare irangiye, atubundi fazare yarangira bijyanye n'umusaruro azaba yatanze bikareba niba yakongererwa amasezerano cyangwa se niba uyu Musa Esenu ashobora kuba rwose yashaka ahandi hantu yerekeza. Utisina na jojori n'aba polisi Kagere na Yake. Umuhanzi rero ati rwose ati Sina na Jojori n'abapolisi abantu babashe kureba umwataka nka Sina Jerome rwose ebana kabisa. Ndizera ko abenshi bati rwose kuraba Musa Esenu bararebye nka ba Sina Jerome, ati rwose buri kureba muri Sudiri. Ni ibibazo ariko nyine byumvikane ko uyu Musa Esenu agomba gushaka uryongerwa amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, tukareba uburyo ekipe ya Rayon Sport akomeza kugenda yavansa nayo yegera imbere. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport ifite gahunda yo gutiza uwitwa Rudasingwa Prince, dore ko amakipe agiye atandukanye nka za Sunrise zakomeje kugenda zifuza uyu mukinnyi kuba zamutira, ariko ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ivuga ati ni mwe mumuretse uyu aracyari
mu ikipe. Ubwo byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport yo kukirebana na ba rutahizamu irareba uburyo muri phase retour igomba kugikemura, kuko byakomeje kugenda bigaragara ko ekipe ya Rayon Sport ifite ikibazo cya ba rutahizamu. Reka tubashimire. Iyi ni Viva Rayon Sport, njye Madi Modric. Amakuru ikipe ya Rayon Sport nyabagizo 5-5. Ciao ciao. Nza kujyana i Kanombe twibire mu birere.